ariko nkuko Ibrahim namutegereje namubuze ubu yagiye cyagiye muri za ndaya ziwe wabona wavuze se ko yagiye ko nta mugabo ugira agiye muri za ndaya ziwe nawe Ibrahim kaga karahabonye karashira akura muyobozi uyobora indaya ahagarare n'indaya ze uziyobora aba yagiye ngo ni sedo umbwira umuntu wamutoye nagaseduka amabono yo gaseduka bya bindi navuze uzikura namwubahuka umuntu arifata nta nubwo mu kagari nta muntu muzimu baye kize ngwi ngo n'umwana ukiva mu njanye na bahita bamukorera ibyo abantu bakuru kwiseta kandi ari utanga iryo tegeko nzi ko kaga karongora abantu bakuze n'impinja gasigaye kasirongora no umwana w'imyaka 18 uriyo abana babiri abo bayizi meya yagiye he atizimeye wese kuri umuyobozi wakoze iki kugira ngo abangu ariko bundi mwizangaye bundi mwigize mujya gukora interview y'ubuyobozi ihanganira mwana wabuze se biba byabaye mu murenge sinzi nyine ngena ari inama twateranyije imirenge yose ndaza kukuvugisha saha nareba aho mwabayobozi mwe ntabwo mwambonye umuyobozi araza mugakomeza mukigumira mu byanyu twakubonye bwana muyobozi ariko nubwo wahageze haraburamo undi muntu mbangamo haraburamo Ibro ndorere ikinacora yewe ntabwo wamenye ko umuyobozi mukuru mane yahageze urankubita nge uranyoye cyandayoba kufite akagaru yo warangagira ko nyobora urankubita umbazi wagira ngo kiba cyaraye muri za twajya ngo ntabwo waraye byanda twabumvise ubwo nabibonye nabonye serivisi muha abaturage uko mwamunyeretse mpita mbona uburyo nyine n'abaturage mubafata nese ubundi ko ndeba uwo mugabo mwambwiye utari waza uwo muyobozi Ibra niba ari Ibra uwo muyobozi njya numva ibirego bye byinshi binsanga ku murenge ikibazo nawe ko njya mbona amadosiye nyine nuko yatinze kuza ngo tubiganireho ariko nawe ndaza kumuganiriza ku giti cyahari ariko mana we atariko abaturage bayoborwa na Ibra ubusi bagowe koko Ibro vuye hewo korotinze kuza ngo dukora inama kandi bwana muyobozi kutadusuza ntabwo turi abantu mukomere byakomereka indamu mu ndake kamufashe nyakubahwa Ibro haguruka tuvugane se ari nge nawe umuyobozi mukuru ninde ibazaho umuyobozi mukuru aza utarahagera se wowe ariko se meya reka mubaze ubwo urabona koko ngewe akagari kanyu kebaba we mwayobora neza na ndetse n'ejo bundi meruka kuba akagari kawe ukayobora neza indaya ziba muri kagari kawe kaje muri banyambuye imyenda yanjye ngo urakayobora habamo indaya nyinshi cyane ngo urakayobora umutekano dukora umutekano wuheze ahubwo ni wowe mutoza wazo kandi nayo nakuburiye bajya kukwambura imyenda ntabwo nayo nakuburiye mukuru wanjye bamwambuye imyenda utareba none ngarayobora ubwo si uri umuyobozi nyabaki ceceka ibyawe twabyumvise neza ngewe icyo mba nabonye ndano ni iki icyo ubutanyeretse ni iki muyobozi nibyo Ibra rwose byaramucanze imiyoborere iramunaniye mureke bya Ibra mu kagari kangiza uko nko bimeze uraje ubwe ngo ukayobora neza na ziriya ndaya zambuye umugabo wanjye ugiye kuvuga ko akagari kawe karusha kanjye umutekano yes akagari kanjye nkayobora neza kiri mu bikira uri mu biki akabazo bwana meya ndagira ngo ubu mugabo wagiye kunyara ndabona yanabinyayemo kunukira urenze no kunukira baby asema nimwe agiye gutera amagambo wowe wagiye kunyara we ko mbona inkari zikwishe cyagenda
umva rero yeba akagari kanjye ejo bundi ngo iki ariko mapembo reka nkubaze ejo bundi ntabwo ibisambo by'iby'inka hari iwanyu mu mudugudu wanjye reka urabeshya reka ndabeshya wowe akagari kawe kabamo indaya cyo kintu tukuziho wowe birirwa bicuruza ku mihanda no ku mayira n'ibiki byose ibisambo n'iki kandi tujye mu kagari kanjye urebe wagira ngo nta mutekano haba bazayo ngo amafaranga bagushoramo bayaguhereye ariko njyewe ndagaragara neza mwe muretse mwabagabo nta mabyi nta musuzi byose biranuka yaba wowe yaba mwebwe ibro we murekera umwana namwe mwese murekere mani ibyo ntabwo ari byo byatuzanye reke dukora ibyo byatuzanye mu byatuzanye ibyo ntabwo birimo ubwo nasoni ariko kanivuganiye na muyobozi mva ninda iravuga kararane mu migena kararane n'inkende si unyumvira muyobozi nababwira sha ndabona ibyanyu bitoroshye gusa mwamunyeretse message umva mbabwire umudugudu wanjye si umbivuge nk'iki ni nko muri Edeni ndabibatuye mu ncerami umva haba bajama Edeni hariya mu nkozi z'ibibi zawe hariya mu kiderenga niwe uri kuvuga umva harashyushye haba umva nkubwire uzumva ko hari umuturage wanjye uvuga ikibazo uriya mwana noneho ubyara afite imyaka 18 manga uvuge ko ari wowe nose niwo bazi muteye ariko igihe mwavugiye ngo abana barabyara kugeza n'ubu ni muratuza ariko ubwo ngo nawe uravuze wangotse wakicara ikara rishyushye uricara umuntu nta n'isoni ufite ese wajyaga wakicarira igiti we urunarwo rwaje ruryamanga rwo kuryamira imiri haguruka soga ruryamira genza mana mba mfite stress nyinshi iki nacyo kiba cyaraye mu ndaya koko mana tuzagira mudugudu yiburumwe ibimogi tujyana urunguru rurara mu ndaya koko ubundi uramu bitaryama iwawe ndana nawe niwe twararanye ceceka ariko bwana muyobozi reka nkubwire ye baba we ya mafaranga miliyoni 7 wamaye zo mu kagari ngo mufashe ba baturage nazikoresheje neza nikorayesheje neza se byahe so kugenda ukagura za ndaya zawe ngo ukora neza murekera aho twabumvisha muzaze mu mudugudu wanjye murebe ariko cyangwa kagari kugenda kakagura ku biro gusa wazashatse umugore ukamesa ugatuma mvuga bya bindi by'ukwanjye ibintu nabyo ntabizuba nayo yarayibye uzi nkayanjye namufasha ari kuyiba amana uzi kwiba inka bagasiga umutwe wonyine gusa mubi yari umuyobozi bya bihumbi ngo za miliyoni zingahe ngo kazikoresheje iki ntabwo nabyemera ngo mutanga amafaranga gute mutabishyize kuri koperative kuri kuyiba ingofero yanjye reba suri kubona n'igisambo mukubita ingegera binabi bwana muyobozi sindengana n'igisambo ndebera ase mwabayobozi ibyo niyo byatuzanye mu nama ngiye nababwire ngo murekere cyane nta moto ihagarike nibyo mushaka harya wowe ngo umudugudu we ngo umeze uti semeruka bagufatira mu murima w'abandi uri izina rya Yesu madamu w'umukungu nkanje reba nka kiriya kintu abazimu bakongoke ako muratukana ngo muri abayobozi mwese tutaba abayobozi ako mape ngo se hari umuyobozi wiba narakwibye yakura rugiye ingofero yanjye cyane nanjye ibeni waruzura ariko mana yanjye ubwo mba nahomye aho ngaho mba nabuze icyo navuga ariko nkayo ngo navuze rwose abaturage uyobora baragoye kuvuga utababye mu kanwa gahabirwa umuyobozi twaje mu nama wayoboye inama tugataha njye umudugudu wanjye ufite umutekano uhagije kandi yirirwa arongora abakobwa bo mu mudugudu karongora abana batujuje n'imyaka gusa kameze ubwo se ninde warimo arabwira usibye umva sisiteri we umva nayo muba mwaciye ahantu ibintu mba nabibonye no inkeragutabara ziwe zirirwa zambura abaturage wese izayo wazimaze umushyira twaje mu nama
warabikoze bana we ni inama mwadubi muzira ikindi inama turayihagaritse mumanze mugere mukemura ibibazo byanyu mwembi muzaze tuzabamenyesha ikindi gihe dukora inama muri serenese ndikumva ubwanyu mufite utubazo twa ariko nubwo ugiye gusubukura inama ibura muzamuhindura mape ke baba we akagari kanjye n'umudugudu wanjye ni fresh ariko umuyobozi adusoreje inama noneho sasa turayisubukura bwana muyobozi urakoze kudusezerera ahubwo reka ngenda nari ndi kwihuta nyine uragenda se ugiye he fone yanjye se ko nyibuze igiye he jamanite nkamagara telefone yanjye ko nyibuze ego baba rero nanjye ahubwo nari ngiye guhamagara mu rugo ngo bashyireho umuceri ahubwo nanjye ndayibuze ubwo si uyijyanye telefone yanjye nari mbize rega biriya bintu ntabwo ari ubwa mbere mbibonye mpora mbibona wagira ngo barubyaye baruhekesha ese ubu navuga ngo iki imigozi y'imishumi Ega biriya ni ibimusanzweho mani na nyina kimubyara wagira ngo yamwigishe gukura imyumbati y'abandi yari yayimaze reba nk'inka yanjye ejo bundi yibye kukambabaza ikibazo mwese mufite mwiwe ko umwana agenda nka se ntabwo mwibagiye aka kanya icyo ise yazize ubugegera si umurisho wayo ko ariwe wayitwaye none ko yari iri aha ngaha igiye uyu ahubwo uyu nawe niyisa akaraka njye telefone ndayifite wewe uyifite hehe ntuyibuze nimukajye mwumva ko umuntu ariwe wayitwaye nimwamusatse nese ubu telefone ko nayo nicaye aha nayo iri aha urahakanira ahubwo nkawe udukuriye ariko ibura ugiye bwa mbere wasanga ari uzijyanye telefone zacu none uravugisha ukuri